dore imboga yarirwaje ubusa mubonye umusaruro uvuyemo bavandimwe ducunga umunwa wacu amagambo tuvuga kuno munwa wacu nutakwicisha uragukiza mweke ducunga uno munwa wacu tuvuga amagambo agenewe nje ndi umwana ariko nikubwira nawe bakuru bavuga ayo magambo mureke ducunga ino minwa yacu. Ni ryari waherukanaga na Vava? Muheruka mu gihembwe cya kabiri yari yaje mu bukwe Cyangugu. Hari umuntu yari atahiye ubukwe nibwo muherukaga. Uribuka amagambo mwavuganye? Yarambwiye ati Fab umejute icyo gihe twanahuye niyambare ngurya bisaga ko nyene yarari mu gace yarari ahantu twega nyene nari kwitembera mbona Vava ndavuga se niyo ndagenda ndamusuza hamwe Fab umejute tunaje mu bukwe atende kwihuta nyene tuzabonana buta hano zi Kigali nyene. Naricaye nyene ndavuga ati se mana kuko yari ngombwa. Nabaje mwana tsari ngombwa ko ataha kino gihe kintu nemerera Valentine kintu kivuga ko nemera ko yari umuntu w'umugabo. Valentine ntabwo agiraga isoni kukubwira ikintu wakoze. Nimba yagikoze n'ikibi nimba ari cyiza nyine ni cyiza ariko ikintu nemeraga Valentine we ntabwo yagiraga ubwoba bwo kukubwira ikintu. Babonye abana be? Nababonye ko afite imfura ye tujya kungana. Baje ko ufite ifura ya dore imbogo tujya kungana. Nini niyo mpamvu nanabwira abanyarwanda bose nimba uzi ko dore imbogo yari inshuti yawe waramukundaga wararebaga ibihangano bye waramukurikiranaga asize urubuto rwe. Urwo rubuto aba ari rwo mufasha kuko dore imbogo ntagihari. Ntago ari rumwe n'ebyiri. Afite imbuto ze yene muzifashe nazo zigere kure. Ubwo ni amashami yamushibutseho. Ndabizara abantu benshi bafashaga dore imbogo aba diaspora bari hanze abanyarwanda bo imbere. Nubwo dore imbogo atagihari ariko abantu be barahari. Imana izabafasha nawe yaragufashije buriya tuzabasura muri no minsi ngo nitumara gusoza igisibo tuzashaka uburyo umuntu ajyayo tubasure noneho basi dusabira abantu nk'abinshuti zawe urugendo tubasabe basi babatabare. Yego ariko nyine ntago bameze neza kuko baryaga ari ukubera bakiga kubera mama wabo urumva rero ko ubuzima bwabo ntabwo bugiye kuba ari bwiza ari niyo mpamvu n'abantu bari gukurikira iki kiganiro dufite gahunda yo kuzajya kubasura baba bari hafi baba bari kure abari hafi ubu dushobora kujyana abari kure nabwo dushobora kugira ubundi buryo dukora fundraising. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ikaze aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, muri diaspora hatandukanye, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abatameze neza namwe nabifuriza kumera neza. Ndabizi ko ku isi nyine dufashe igihe mu ntambara, rimwe biba bimeze neza ubundi bikaba bitameze neza, ariko icyo mbifuriza ni uko mwaba mumeze neza. Mwizere Imana byose irabigenza neza. Waba urwaye, waba urwaje, waba ufite wagize ibyago, wapfushije, nabyo wihangane, ni ku isi niko bimera. Gusa wihangane, iyo ugihumeka buriya byose biba bigishoboka, ubuzima burakomeza. Hano ni ku Rugendo Online TV. Amazina yanjye ni Jerry Sam Gakire. Uyu munsi ntabwo yabonetse, murabizi ko atari kuboneka muri no minsi kuko yagiye ku itabaro rya nyakwigendera Nyiransengiyumva Valentine wari uzwi nka Vava cyangwa se Dore Imbogo, bitewe n'ibihangano by'indirimbo yamenyekanyeho bakabimwitirira. Umuryango we twakomeza kuwihanganisha muri rusange, umuryango nyarwanda, umuryango mugari w'abantu bakunda imyidagaduro, entertainment, bihangane, twabuze umuntu ariko nta kundi. Imbere yacu rero muri kubona umwe mu bavuka mu karere ka Nyamasheke, Fabrice. Meze neza? Ndahumeka cyane, ndacyafite agatege. Yego. Ni byiza cyane. Uri muri Kigali? Nayinjiye muto. Yego. Urabona hameze hate? Ndabona nta murara ufite. Nawe washenguwe n'urupfu rwa Vava? Rega ntago urupfu rwabara kukubabaza Jerry. Kuko hari n'umuntu nshaka ariko ndaje kwivugaho nyuma uwo muntu. Ni umuntu wavuze ngo Vava agiye gupfa.
ubwo ubundi na leta igiye gushaka yabanza ikazana uwo muntu atabwiwe n'iki ko umuntu agiye gupfa urerekwa se ufite iki asanga ari nawe wanamwishe buriya hari uwabivuze se nawe hari nimba abantu ni babi jere abantu ni babi pe kandi abana b'abantu ni babi tu ni babi hari uwari uri kuvuga tutarajya mu bindi ni ryari waherukanaga na Vava muheruka mu gihembwe cya kabiri yari yaje mu bukwe Cyangugu hari umuntu yari ataye ubukwe nibwo muherukaga uribuka amagambo mwavuganye yarambwiye ati Fab umeze ute icyo gihe twanahuye niyambaraye ngurya bisanzwe ko nyine yari ari mu gace yari ari ahantu twega nyine nari kwitembera mbona Vava ndavuga ati niyo ndagenda ndamusuza hamwe Fab umeze ute tunaje mu bukwe atende kwihuta nyine tuzabonana ubutaha hano z'i Kigali nyine none ntago kibarizwa mu isi y'abazima wabyakiriye ute yari icyamamare yakukundaga mwavaga ahantu hamwe ukimara kumenya ko yapfuye wabyitwayemo ute wumvise umeze ute Fabrice naricaye nyine ndavuga ati se mana kuko yari ngombwa nabaje ati se yari ngombwa ko ataha kino gihe ndituriza nyine ndanye ndavuga ati none ntago narira ngo agaruke tu ndicara mbabara ku mutima tu nyine agenda karanyica karamfata ariko nyine ese kujyaho birashira ako se Fabrice ujya urira ubundi amara yanjye abakuru meze nk'umugabo amarira atemba ajya mu nda ariko n'ubundi utangiye kuba umuntu w'umugabo bizaza ubundi se bavuze umuntu w'umugabo baba bashatse ko we wumva iki umuntu w'umugabo se ni umuntu ufite umugore yego n'abana niwe mugabo urenda kuba umuntu w'umugabo rero ibaze kumva ngo Fabrice afite umwana n'umugore se nta mugore ushobora kuba umuntu w'umugabo bitewe n'ubutwari bwe bitewe n'ubutwari bwe ashobora kuba umuntu w'umugabo da ubundi umuntu w'umugabo niwe uwo baba bavuga umuntu w'umugabo ntago ari igitsina buriya na Valentina yari umuntu w'umugabo byakaze ni nk'izihe ngero ushobora kuduka avuga uti Valentina yari umuntu w'umugabo ngewe ikintu nemerera Valentine ikintu kivuga ko nemera ko yari umuntu w'umugabo Valentine ntabwo agiraga isoni yo kukubwira ikintu wakoze nimba yagikoze n'ikibi nimba ari cyiza nyine ni cyiza ariko ikintu nemeraga Valentine we ntabwo yagiraga ubwoba bwo kukubwira ikintu ikindi kandi yaritinyutse aravuga ati abanyakigali nimba ndi umushi abanyakigali ni ngute njye natabemeza ntabwo ati ntabwo muri abanyakigali kandi nzembereka ko ndi umushi agakora ibihangano bakabikunda agakora ibiganiro agasetsa abantu reka tubwire umuryango we ngo ukomeze wihangane babonye abana be nababonye ko afite imfura ye tujya kungana baje ko ufite imfura ya dore imbogo tujya kungana nyine niyo mpamvu nanabwira abanyarwanda bose nimba uzi ko dore imbogo yari inshuti yawe waramukundaga wararebaga ibihangano bye waramukurikiranaga asize urubuto rwe urwo rubuto aba ari rwo mufasha kuko dore imbogo ntagihari ntabwo ari rumwe n'ebyiri afite imbuto ze ugende muzifashe nazo zigere kure ubwo ni amashami yamushibutseho ndabizi hari abantu benshi bafashaga dore imbogo aba diaspora bari hanze abanyarwanda bo mu imbere nubwo dore imbogo atagihari ariko abana be barahari no kuvuga babe hafi y'umuryango we hafi y'abana be kuko na mama dore imbogo nabonye yisaziye na papa we nabonye bisaziye rero bantu bafite umutima wa kimuntu mugende mubafashe tu nukuri njye mba nabuze n'icyo mvuga uti kubera iki harimo abantu bamwe nagiye mbona nta nubwo nari nanabizi ahubwo hari abo nagiye mbona nyuma y'uru rupfu ibiganiro bari baragiye bakora mbere bavuga ngo yari yarirwaje gereka mvuge kuri ako kantu nk'abantu mwafite umutima mubi nk'utuvamo sinzi nimba ari Pastor Claude nimba ari Pastor nde ntago turi kujye harimo bamwe batandukanye abantu bagenda bavuga ati ngo yarirwaje ubu se mubonye yaba guteva ngo yarirwaje ukajya kumufasha agakira ntago ubu aba yapfuye wowe ucuma abantu ntege ngo buragere ngo kigana ngavuga ngo dembogo yarirwaje ukumva undi nahita avuga ati kuko ubundi se nabamufasha iki kandi ko yirwaje ubundi nabamufasha iki ukumva gere ariko abantu bagenda bakavuga ngo dembogo yarirwaje ubu se mubonye umusaruro uvuyemo
bavandimwe ducunga umunwa wacu amagambo tuvuga kuno munwa wacu nutakwicisha uragukiza mureke ducunga uno munwa wacu tuvuga amagambo agenewe nje ndi umwana ariko ndikubwira nabo bakuru bavuga ayo magambo mureke ducunga ino minwa yacu ndi umwana ariko ndikubwira bari abantu bakuru mureke ducunga ino minwa yacu tuyikontorere ibintu byose tuvuga ibintu tugiye kuvuga se koko twabihagazeho ubu Jerry nje aho ngeze ku myaka yanjye 15 sibyo wakuze ubu nta muntu yegereza mikoro ubu buri muntu wese ubu ufite uruhare mu rupfu rwa Dore Mbogo wavuze njewe ndamutse mvuga ati nderekwa nkahita mvuga ati no muntu arigeze mu ruhare nakora icyo bita revenge. Oya revenge niyo witeka guhora nukuhoraho reka nkubwire njewe ukuntu nakundaga Vava sibyo nabaragananirije pe ko nizakana n'umuntu ahemukiye bavandi muko tugiye tuvugisha ukuri umuntu kuri nako cyo gutwaye muko tugiye tuvugisha ukuri nk'abantu bakuru nimba usiko Vava yaguhemukiye njye umamagare mvuga ati Vava yaramemukiye ngwicyo naguhemukiye kigaragara cyatuma umugirira ishyari umuntu ararwara kuremba ukamuvugiraho amagambo kumwica ukamuvugiraho amagambo warangije ukavuga ngo umuntu ari kwirwaza none abonaga amufana mu bitaro bamujyana mu bindi none nabyo se noneho ukuntu batagira isoni abantu bamwe nyuma y'ibyo biganiro amaze kwitahira barongeye bagaruka kuri kamera Fabri ngo mbega ngo n'amagambo twamuvuzeho disi bavuga nyine ngo ruciramo kasoro gatwara nyuko mvuze gutyo uzumama bagiye kuvuga ibigambo bibi babonye ko apfuye atavuga ati se buriya n'abantu babivuga ku mutima bahise bavuga ati se bora nabivugiye iki nimba navuga Imana ninjye giye kubishyiraho navuze ngo umuntu ari kwirwarisha none yarembye ubu ninjye bigiye kujya ku gatwe kandi ugasanga n'abantu babikora babiyubashyesa ibyo nicyo kintu kimbabaje. Oya nta kwiyubaha ko umuntu ugira nabi uvuga ibintu atahagazeho nyine abo bantu niyo mpamvu ngiye muri nosi abantu babi barimo n'abeza barimo Jerry ababi barimo n'abeza barimo reka tubwire abantu beza bo Valentina yasize abana babiri nukuri babe hafi y'umuryango we harimo abantu bagize ishyari bashaka ko atabona ubutabazi nyine nabo ngabo bari kuvuga ngo ari kwirwarisha babo ngabo bavuga ngo ari kwirwarisha ni wabandi umuntu agiye kumufasha agataba n'ikigana ngo ari kwirwarisha yari amaze gufatisha ariko yari yaratangiye no kubumba amatafari mukanya ndaje duhamagare Sam Gakire we wageze ku itabaro atubwire uko bimeze ariko abantu bazabe hafi umuryango we abana be kugira ngo uriya muryango izina rya Vava Dore Mbogo ntirizazime kuko afite abamukomotseho buriya afite amashami yamukomotseho ni ibiki bintu bikomeye utazamwibagirirwaho Fabri ijambo rya mbere ntiyavuze nge nazamwibagirirwaho nuko yavuze ngo umushi ahabwa icyubahiro irindi yaravuze ngo umushi noshanjepa bishatse kuvuga ngo iki ushaka umushi no gukomezana n'amatako ako kagama niyo mwumvishe nanjye ndaseka n'amagambo yavuze n'umunsi twicaranye hariya nagiye kuri noza hari umutwe twakoranye hariya arangije arambwira ati Fabo ndagukunda pe twaba narabonye twe turi abashinana hano tuvuye ahantu kure ariko tukaba twarageje Kigali tukayifata kubera Imana ati ni ukubera Imana ati Fabo ata wowe tuje gume muri uno mujyi Dio jamana ejo ndakimara gupfa ndiryo nashye nibaga tuje gume muri uno mujyi ufatisha tubazagira ngo no uyoboye kandi ufite abayobozi niyo mpamvu nakundaga kubwira abantu ati mureke twese tugira umutima wa kimuntu bibona igihe nkunda no kubivuga ati numfasha nshobora kuzahura n'uwawe nkamufasha tunufasha undi ashobora kuzahura n'uwawe we ari mu bibazo bikomeye kurusha ibyaha bindi wakamufasha ariko ubundi baravuga ngo gira neza wigendende ibindi uzabisanga imbere ushobora gufasha abana bawe Dore Mbogo ugasanga ejo ndagufashije washaje cyangwa bagafasha abawe cyangwa n'undi muntu Imana ikamukoresha bitewe na ya neza wagize ugasanga ya mafaranga uhaye abana ba Dore Mbogo bya biryo bahaye bahuye n'abana bawe imvura iri kubanyagira bakabashyira mu modoka bakabatwara bakabageza iwawe niyo mpamvu gira neza bigendere kuko imbere ntago haje
ni ikihe gihombo kuba twabuze umuntu nk'uriya nka Vava? Uzikunda indirimbo zose ziryoshye. Nje nakundaga vibe ze mu kiganiro, abanaga nta kibazo aseka. Nje ahantu namenye ko abantu bakunda Vava nuko nagiye muri comment z'ibiganiro abantu bagiye bakora ngahita mvuga ati hari umuntu wanditse ngo uragapfe wenyine. Bari bavi nyine umuntu koko navuga ngo dore mbogo yapfuye ahita abwira umunyamakuru ati uragapfe wenyine. Ati Vava yapfa wowe aho kugira ngo apfe wowe wagenda. Uri kumva urukundo abantu babakunda umuntu. Numva abantu benshi bahombye ibintu byinshi jeri. Abantu benshi bahombye ibintu byinshi. Kuko nangira hano muhombye byinshi. Yajyaga yangurira udukweto. Yajyaga njyana ahantu henshi akajya kunsohokana akangurira ibintu byo kurya, akangurira imyenda. Ntiyari yarakwemereye ni ingurube ni inkoko? Yari yanyemereye ingurube. Sibyo? Yajyaga nsohokana akanjyana mu mashopu akomeye cyane ngibwa nyine atakikandagizamo. Akanguramo inkweto, akanguramo imyenda, zangiza tukajyana. Akajya no kungurira ibiryo. Tugasangira. Ndibuka ko mwigeze no guhurira muri gift icyo gihe nanjye nari impari. Twigeze guhura no muri gift. Anguramo akantu ndarya. Yari umwana mwiza, yari afite umutima mwiza. Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Reka nze mpamagare Sam Gakire. Muhamagare. Maze ko byifashe. Njewe ndase nabashe kugera ariko we yarahari. We yarahari. Ku jeri. Njewe muri no minsi sigaye numva pe isi yacu dutuyemo yamaze gupfa pe. Abantu basigemo ari beza ni bake. Abantu ubumuntu bwababanye bukeya ntabwo bakigira ubumuntu. Kumva umuntu njewe arambwiye ati ngo ngira umuntu ngira amagambo. Ngibaje ati se wowe se uri kumwira ngo ngifite umuntu nawe arawufite. Ndibaje ngo afite iki? Nabonye ejo ndi baratatse Aisha. Fata numvise ejo ndi baratatse Aisha ngo umugabo wese utari muri city ngo niki. Ako se urabikurikirana ibyo byose? Nta telefone ngira pe ariko manza amakuru kurusha uyifite. Oya nibyo. Ikintu cya mbere nta makuru. Nta makuru buryo uzagira amakuru. Arakanu numva kuri televiziyo Rwanda ngo karadio kanye. Ntago ndamufatisha kuri phone ariko nimufatisha turi buvugana. Karadio kanye ngo aza kumusego. Ngira amakuru yezo ninge umuntu yumva. Nanjye rero akantu kose mari kugakurikirana iruhande buryo nibumoso. Niyo mpamvu jere isi yacu imaje kuba mbi pe. Abantu benshi batangiye kuyanduza. Imwe mu mpano zituruka Nyamasheke turayihombye. Ibwira giye ne muntu kadufite uririmba je police sitahi nta wundi se no pujase no pujana cyahari barahari benshi abahanzi baracyahari benshi. Allo Sam Gakire. Wagiye ku ruhande tukavugana ni Jerry ndi mu kiganiro. Iminota mike ihangane. Yego. Nari ndi kumwe na Fabrice mu kiganiro. Yego. Yarari kumbaza ngo muguhe akubaze abana ba nyakwigendera se bameze gute, ati yabonye harimo nabo bajya kuba urungano, mbese nawe yashengwe n'urupfu rwa Vava. Yego mumera kibazo. Aro Sam. Komera Fabrice. Papa umeze ute? Braho. Umeze ute? Braho Fabrice. Nawe komera cyane kandi ndabizi ko uri umwe mu bantu Valentina yakundaga urukundo rwakubabaje. Agasamu nago najibagirwa ukuntu yanguraga inkweto tukajya gusangira, ndibuka ko twarasangiye muri gift rimwe. Yego. none se abana bibo bameze ute? Yasize abana babiri, harimo umwana w'imyaka 11 niwe kuraye, n'undi w'imyaka 8. Mani bafashe tu. Nibyo nari kuvuga ati buri muntu wese ufite umutima wa kimuntu afashe bari abana nabo bazamuke. Imana izabafasha, nawe yaragufashije, buriya tuzabasura muri no minsi ngo nitumara gusoza igisibo tuzashaka uburyo umuntu ajyayo tubasure, noneho basi dusabira abantu nk'abinshuti zawe urugendo, tubasabe basi babatabare. Yego.
ariko nyine ntago bameze neza kumva baryaga ari ukubera bakamba kubera bakiga kubera mama wabo urumva rero ko ubuzima bwabo ntabwo bugiye kuba ari bwiza ari niyo mpamvu n'abantu bari gukurikira iki kiganiro dufite gahunda yo kuzajya kubasura baba bari hafi baba bari kure abari hafi ubu dushobora kujyana yego abari kure nabwo dushobora kugira ubundi buryo dukora fundraising yego byibuze tukabasigira ikintu gifatika tukabagurira imyenda nabonye nta imyenda bafite tukabagurira inkweto bikaba bimeze neza yego Sam Gakire ntago nshaka kugufatira umwanya wawe muremure ariko reka ngushimire ku bwitange ku muhate wagize wo gutabara Imana iguhe umugisha. Urakoze n'ubu niho nari hari twari ducirimo urakoze cyane. Sawa ibihe byiza. Sawa. Ngayo nguko buriya imirimo yose dukora ibe myiza ibe mibi Imana izayitubaza. Ikiza rero nuko umuntu yahitamo neza agakora imirimo myiza. Uramvikana. Niyo mpamvu Jerry gendaga buri muntu wese wavuze ko Denboga ari kwirwarisha n'undi muntu avuga ngo Denboga agiye gupfa we tunahuye namutera ikintu avuga ngo Denboga agiye gupfa wasanga nafite mu ruhare runini mu rupfu rwa Denboga umuntu avuga ngo umuntu agiye gupfa gapfa kandi ibyo bintu tuzi ko bikorwa n'Imana ariyo Imana ari ireba hazaza. Fabri ntago biba byoroshye ariko Imana irahari izadukomeza kandi ikomeze n'abandi bose b'umuryango we cyane abana be. Urumva nyine nkuko Sama bitubwiye baryaga kubera mama wabo bajyaga ku ishuri kubera nyine ari ukuntu yabigenje. Abantu bababe hafi cyane hafi pe. N'abandi bantu bose batangaje ibinyoma kuri Vava bihane pe. Buri muntu wese atanze ikinyoma yihane Jerry yihane pe yihane. Umuntu wakije kamera agashyiraho mikoro agatangaza nyine ibintu bari kwirwarisha ari kwirwaza. Fabri hangana bibaho abantu barapfa yego ariko agiye hakiri kare gupfa ni kimwe no kugenda hakiri kare ni ikindi birababaza. Agiye hakiri kare yaragifite ibikorwa byinshi umvise wa mu producer wenyine ko bari bagifitanye amaproje muri studio muri filime wumvise Kiramani ko nawe yari yamusabye role ko bazakinana. Warabyumvise? Yego. Fabri reka twihangane. Ibi ni ibintu bibaho Jerry. Ibintu bibaho kuko abantu babi bo baracyariho. Katubwira abantu bafite imitima mibi bafite imitima y'ishyari basange Nyagasani abeze pe. Ariko Jerry ikintu cy'imbaza n'icyo usanga ari n'abapasiteri babivuga. N'icyo usanga ari abapasiteri baba bari kugenda mu itangazamakuru bavuga ati abantu ngo bagiye bareka kwirwarisha bakajyana ni brand umuntu yakoze. Nose umuntu akoze brand serum zimuri hejuru. None Jerry umuntu ni gutakura brand umuntu serum zimuri hejuru ku kuboko ngurye. Imana bababarire. Pe. Imana basange ibeze. Ntago biba ari byiza ibintu baba bakoze. Ntago ari byiza pe. Ngayo nguko ubu uri i Kigali uri muri vacances uri gutangaza iki witeguye ute resultat z'amanota? Nje ndabyiteguye cyane. Jerry ndabyiteguye cyane ko amanota yanjye azasohoka ari meza. Rubanda bose bakayabona. Uzayatubwira twese cyangwa uzanabereka pe amanota nasohoka nge namaze kuyabona nzababwira kode yanjye tugende twirebere mugende mwirebere ariko nzababwira maze kuyibona uzabanza urebeho maze kurebaho mpite mvuga ati Abanyarwanda kode yanjye ni iyi mugende mwirebere murebe ibigwi byose nakoze amasaha 12. Fabrice ubu ngubu uvuye mu kwambara ikabutura ugiye kwambara ipantaro ugiye muri secondaire. Ikabutura nari nyirambiye kugira mu mavi none nanjye ngiye kuzajya ngeramo ibana ikabutura igera gubireke. Ni iki kintu ufitiye amatsiko kugera muri secondaire? No kureba ikintu ufitiye amatsiko cyane no kuzajya ndebe ukuntu ngiye kuzajya ndyama saa 4 nkabyuka saa 9 kujya koga muri siporo. None se ubundi wabyuka gasangaye nahari ariko urazinduka
saa 12 niwe wabaga wabyutse mu kigo nabajyaga ndi uwa mbere saa 12 saa 11 nabaga ndi mu kigo reka nicaye wowe uturiye ikigo none se ubwo urumva bitumvikana niki kintu ujya ugirira amatsiko kujya kwiga muri segonderi cyane ngira amatsiko kujya kwiga muri segonderi kuzareba ukuntu abana bo baba bameze no kuzareba ukuntu nzakubitamo ishati n'ikabutura nkahita ukajya muri refe kujya muri refe nimugoroba kwita ikijumba n'akawunga na mu gitondo kunywa igikoma uri kumva ubuzima bwaho ari bwiza buzaba ari bwiza ubuzima bw'ishuri buraryoha cyane Fabri ni iki cyiza cyo kugira impano ni iki kibi cyo kugira impano icyo kugira impano iragukiza pe kandi ikakumenyesha n'inshuti nyinshi ubu njye nsigamo amagana n'umuntu uri Ethiopia akambwira ati ndi mu Rwanda akambwira ati iwacu ni mu Rwanda ariko ubu ndi Ethiopia tukura turi abantu 20 twicara ahantu hamwe turi kureba ikiganiro cyawe bari Ethiopia ni Addis Ababa Ethiopia hari abaguhamagaye baramamagara 20 bicaye hamwe b'abanyarwanda yari abanyarwanda ari Ethiopia baramamagara ati iwacu nje nguru kunyamashiki ariko ndi Ethiopia ni Addis Ababa nta mushi urindagira nawe pe bakavugiye iki sako kantu njya mbona abantu benshi bakavuga niyo mpamvu umushi wese ikintu cyose agiye gukora abakizi neza yaramaze kukibona akavuga ati ikintu ngiye kugikora nta muhubuko kuko aba yaramaze kugitegura akavuga ati nta muhubuko nzakora ariko ubundi gutegura mu bintu byose ugomba gukora biba ari byiza kuko bituma udahubuka bituma uticuza ibyo birumvikana cyane biba ari sawa cyane tugana ku musozo ni iki wabwira umuryango mugari wabuze umuntu ni iki wabwira n'abandi bana bari muri vakansi nabwira umuryango mugari wa dore mboga ati mwihangane pe mwihangane kandi nanjye sinari ariko mbafasha mu mugongo mwihangane mwihangane pe ko nanjye ibintu byambayeho kandi ngira n'abana muri vakansi ati mwirinde imico mibi mwirinde ubusambanyi inzoga ibiyobyabwenge ibyo bintu barabizi reka nkubwire je ako Fabri kuki uvuga ibintu by'abantu bakuru buri gihe kandi abana mwubaha ababyeyi banyu ibyo ngibyo ni sawa ababyeyi banyu ikintu akubwiye ugikore ujye kuvoma ujye gutashya ntibagasuzugura abana ntibagasuzugure abana ntibakazerere ibyo bintu waruhagurukiyeho n'ibikuru kandi nyine mwirinde turatuntu ngo n'iby'abana nabyo mubyirinde iby'abana biva mw'abana ako se bana yanjye Fabri sibyo nje nkubwira ndakubwira ati kandi unyumve buri muntu wese umwana rego umwana nk'umuntu mukuru ubundi nawe atandukanye ku burebure cyangwa ku myaka ni imyaka nyine nicyo cyerekana umwana ariko jere ngira rubanda bose bakurikira urugendo runani TV ati mureke dufate kwa Dunimbogo mu mugongo yego Samu araza kudufasha ashyireho nimero z'umwe mu muryango we bacishaho inkunga kugira ngo ibintu bigende neza bamube hafi abo bose bifuje kugira icyo bakora ariko ntibikunde bitewe n'ibiganiro bagiye bumva abantu bakoze batandukanye bavuga ko ari pranka bashaka kubarya amafaranga reka tubitesha agaciro ahubwo wowe wese wari ufite uwo mutima w'urukundo wo kugira icyo yafasha n'ubundi uwo mutima wo gumane kandi ufashe n'abasigaye uzaba ufashije cyane nyakwigendera kuko n'ubundi ibyo yateguraga ibyo yakoraga byose ibyo yatekerezaga ni ukugira ngo umuryango we ubeho neza no kugira ngo abana be barye no kugira ngo bambare no kugira ngo bazagire ejo heza nibyo yarwaniraga ishyaka ubwo rero uramutse utanze iyo nkunga yawe cyaba ari igikorwa gikomeye n'ubundi waba ukomeje kubaka za nzozi za mama wabo yifuzaga Fabri reka ngushimire nawe urakoze cyane Nyamasheke hejuru cyane Nyamasheke neza cyane yego wageze wese nazifuza gutaha nyanya bisobanura iki inyanya hejuru cyane hejuru cyane ni amaji eshishi ni hasi ntago uzi amashi wowe ariko nzamenya uzayamenya sawa turi kumwe ibihe byiza Fabrice sawa